reka tubihagaze tukumva nta bahanga igihe uturimo amen murakoze rero cyane nawe tutawushimiye murakoze cyane urabona rero tugiye gukurikiza muri uyu mwanya tugiye kujya kukibagira hanyuma tukamugiza kukibagira tubikora twihuse tukibagira twese urugendo shuri rw'aba master guide bose bakoze umwiherero ahangaha i Gisenyi aho bagiye kwereka ahantu hatandukanye muri uno mujyi wa Gisenyi. Urabona muri uniforme zabo kandi urabona ko ari abana beza cyane. Ubu bagiye kubereka ahantu hatandukanye, ahantu bari bagiye kubereka ndayagenda babwira hamwe muri ho baza kubibereka byose kuko byakabaye. Abantu bose basaga agera ku gihumbi bitabiriye mu mwiherero, bari kujya muri uno mwiherero bagiye mu rugendo shuri kuko mubikurikira kuri Kayove Nziza TV. Bahaye ikaze rero, Imana ikomeze kubana natwe izina rya Yesu. Nyiri gace runaka yababwira ngo tugeze, ariko murabona ko ari abana beza kandi baberewe. Abana baraberewe bitandukanye nuko bagendaga kuri mucaka, ariko n'ubu bagiye kugenda bitonze bagenda batembera impande zose kugira ngo bamenye. Urabona ko ari benshi bigaragara, benshi ubona hejuru n'amabendera yabo uko bimeze. Murakoze cyane. Bahagabyemo ibifundi bitandukanye, niyo mpamvu umuntu bimeze gutya kuko ni abantu bagira igihumbi ariko bagenda ari batatu. Mu murongo mu bandi ntabwo byemewe, sinabikora ngo mbireze, ahubwo reka mbasabe kubera ko wagezeho zibonemo neza rwose, uzibona yewe wamfashe muhumure rwose. Urabona ko urutonde runini. Iyi yari club ifite amanifomu amwe, ubu ngubu mugiye kubona indi timu ifite andi manifomu. Ko abona abakapiteni, uko mubabona abona abakapiteni bayobora abana. Urabona ko bagenda muri unifomu zabo. Diego Paste. Murabona ko harimo n'abandi bantu bafite ikindi cyiciro barimo bagenda rwose. Ntabwo byoroshye. Hari indi timu isigayeyo? Urabona rwose basohoka bagiye wagombye kujyamo. Ntabwo ngezemo. Yego mukomere cyane. Ni ukuri pe.
uko mubona baragenda bakata mu kizungu berekeza hasi ku mazi kugira ngo bagende bareba ubwiza nyaburanga bugize igihugu cyacu. Aha tugeze ni ku rusengero rw'Abadive. Iyo n'inyobozi ya firidi umuntu utambutse igenda yereka urubyiruko rwose aho ikorera ndetse n'umujyi uteye, kuko nababeretse rero aba n'abajiya bakomeza kugenda ihangane bakomeza kugenda kugira ngo barebe umujyi uteye. Ndabonamo abantu benshi cyane, ndabonamo abuzi n'abutazi kuko firidi yose yahageze. Ntekereza ko umuntu wese uri aha ngaha urahamubona. Ese nawe wiyemeza kuba? Yego nshuti yanjye, komeze muze murebe uko bimeze. Bari kugenda mu bikundi, bitandukanye uko mubibona. Humura ntawe ugusimbuka urabibona. Aha kabisa, murabona ko ibintu bimeze neza. Bagabyemo ibikundi bitandukanye uburyo buri wese araza kugera aho ariho hose, ahantu neza cyane. Yego umuntu wese uca ku rubuga rwa Kabeho TV abahita abona aba master guide bose dufite, nubwo hitabiriye bake hakaza 1000 mu bantu 3000, ariko abangaba n'umusemburo ukomeye. Nuko Imana akomeze kubumvisha ibi bintu no kubikunda. Urumva buri wese ko kwifuza kubonekamo. Muhumure rwose, mukomeze rwose nta cyaha, ariko mugende neza ku mirongo kugira ngo bishobore kugira byiza. Ko baza bose muraza kubona bahita. Yego. Aha, murabona ko hari umubare munini. Yego nshuti, murabona ko hari umubare munini. turakubona. Yego rwose, Aho ndari uzibana arimo. humura rwose. Aha, mwese murimo ntimugire ikibazo. Abenshi mwagiye mubona bicaye, mubona bicaye muri tribune, ariko kuri iyi saha ntekereza ko uwo ari we wese wifuza kubona witabiriye umwiherero wamubona atambuka kuri ino saha, kubera ko bigaragara neza. Bagiye gake gake kandi ni benshi. Ubwo rero buri wese ntekereza ko urimo mumureba neza. Murakoze cyane, urabona ko ari abantu beza basa neza, bafite inifomu nziza icyatsi kibisi, inifomu nziza cyane. Tugiye kubona n'abambaye inifomu yindi bayobora icyiciro cy'abana, abo bayenda kubageraho bagezeho n'abayobora icyiciro cy'abana. Yego rwose muraberewe. Muraberewe rwose. Muraberewe bantu b'Imana, no ku mitima bari uko.
ngo rwose ndababona okay mukomere cyane nguko ibyishimo ni byinshi ko abandi bano bageze kure yego ndabona murimo neza byiza cyane ukomere cyane karame karame mu kanya gato ndabibakorera rwose uburyo muraza kubibona muri fomo nziza cyane n'abakecuru twarabakiriye nta kibazo yego yego mbega byiza yego 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 na Marcel na Konta nawe ndabona baje na muzehe rwose arimo tambuka neza nguko hari kumwe na Kajepe nguko washakaga ngo twe guhagarara ikivundi twashaka ko twari uko bano bivanze mwaka uko mwagumye mwaba ngabo twashaka ko dukora 30 tureba hari haruguru ku buryo dutanga inzira y'aba imodoka zanyura natwe magana cyenda hari imodoka iri muri bareke basa n'abakora ikiziga nubwo ari benshi bamwe namara kubasobanurira abandi yego ntago ari wowe usobanura ahimbazwe neza nitwa Tunga akaba ari jye muyobozi w'uyu mupaka yego nitwa Tunga niwe muyobozi jye muyobozi uyobora umupaka umupaka nk'uko mubona witwa La Corniche One Stop Border Post uyu mupaka witwa La Corniche One Stop Border Post ntabwo abenshi bajya bumva ngo Grand Barriere ntabwo ari Grand Barriere ni hariya hakurya nk'uko ujya wumva ngo Petite ntabwo ari hariya ni hakurya hariya ibyo rero dufungura uko mubibona ahangaha ni ku mupaka wa Grand Barriere ukorera hano ku Gisenyi. Umupaka niho abiyemeje n'abinjiye bagenda basohoka banyura, niho tunyuze tugiye kureba bya bikorwa twababwiraga. Urabona ko imodoka nyinshi zigenda zinyura ahangaha zije kugira ngo zifate ubwishingizi, abo bose n'abajiya
baje kugira ngo bamenye ibikorwa bikorwa aha ngaha. Hariya muri kubona agatsiko cyangwa itsinda rinini ry'abantu muri kureba, bari gusobanurirwa ibikorerwa kuri uno mupaka n'uburyo ukora. Aha bahita kuri Majerwa, nk'uko mubibona aho ni ahantu heza cyane. Aha ni Majerwa rwose, naho turahageze uko mubibona, ariko turakomeza urugendo. Yes. Okay. Abahita kuri izi Yego rwose. umukobwa yaragezemo
Aha. Fotora mu kanya ujya kuri studio. bose muzasunike muyashyireho babibona bataraga. Yego. Ndarambishyizeho. Ndakubona. Ingo rwose. ariko gahunda yanjye isohoze Uza kunshaka tubishyire ku murongo. nzaba guhitana Ngo iki? Nsanze iyo telefone yawe agafite. Ngo iki? Ushaka ifoto? Aha.